burya bugira umukara ngo burebe uko gakurura abafana none hiti no kwirirwa basomana. You're right, bamwita Papa Cyangwe, indirimbo ye ni nshyashya yise Sitaki. Ati Sitaki wanyimye kurabo agatangaho twereka tukwifuriza gukomeza kugubwa neza. Twaje guha zimwe mu ndirimbo nshyashya z'abanyarwanda, Rwandan Music Fast kabisa, kugira ngo niba baramaze iminsi ari na update ku ndirimbo nk'izo ngizo ubashe kuzumva. Uyu musore nawe ari mu karere ka Rusizi, azataramira abanyarusizi ku munsi w'ejo. Hanyuma reka dutangire n'ikiganiro, ngeze nkubwira ko tuza kugenda tunakira abatumirwa muri iki kiganiro cyacu muri rusange kirimo abastar batandukanye mu byiciro bitandukanye. Ahangaha nigeze nkubwira ko nza kwakira umusizi. Ubundi ikijyanye n'ubusizi, abantu bazi umuco neza bazi ko buriya ibisigo byagiye bituma hari ibisigo byagiye bituma abami bagabira ba nyirabyo. Uyu munsi wasanga uyu munsi ari umuntu uza kugabira umusizi urimo hano muri studio ntawamenya, ariko ari ukuntu abasizi bivuga, ari ukuntu twakira abahanzi bakaba bati reka tubanze twivuge, reka n'uyu musizi abanza bibwire, ari ukuntu abasizi bivuga, reka muzamurire instrument hano abundi abanze yivuge gatoya cyane. Nomukobwa tudahushana agashami kagahinda katoraguye gakondo kakayativure ndigana umukunda gakondo kankunda kabatende bakatse mu kitoze bagacunguje iby'ishyanga ndi nyamusanisha agaciro shibwaho umwakika akanyabugesera asize ntasize indugama yo bwana mukari n'ubusanza ndi rucogozanya cyose impambara y'intambara y'ibishwe bisiga n'amajeri kurya n'ubwenge mbibusumbye ndi rudasubiza ubusubumbajije kuko ntamenye iyo twaba dutaniye uwo mwigisha gisize kitari ndeze uko azabaza igisumbye ntuzasibe gusubiza burya rwoshywa n'urundi nugira icyo buzanyengesha inzoga mba ndogutarogotwa ntamagiro na rwamuhire uzagira uticwe. Ni umusizi w'imbere n'uruhongore rwaharazwe impunda zo kuruhunda amahunda atoshya agahembura buri wese, umuhanzi uhanganye n'ibihuga bihuha umuhengeri uhungabanya uruhongore nkaharanira guhagarika icyo cyuho gihabanye, umusizi usiga mu bisigo nkasigira inganza abatuye isi bagasusuruka bagasagamba bagasingiza, nkaba umusizi wo mu butema buto kw'amatare mato. Sabimana Bucece Dominique. Sabimana Bucece Dominique. Yego rwose. Nuko wivuga? Nuko nguko nivuga. Okay. Ubu ngubu ndagabanyije. Ariko ubundi nuko nguko. Abatazi kwivuga ubwo uyu munsi muze gukopera neza, kuko uyu munsi mushobora kuza kwigishwa uburyo abantu bivuga. Hari igihe ubaza umuntu ngo yewe uri mwene nde, ugasanga arakubwiye ngo agarukiye ahantu hagufi cyane, ndumva wowe uragerayo neza cyane. Tuguha ikaze muri Friday Show kuri Radio Rusizi. Murakoze cyane, nishimiye kuza hano muri Rusizi, nari mpafitiye amatsiko menshi. Numvaga rwose mfite igishyika cyinshi cyo kugera hano muri Rusizi. Nataramiraga ku bindi bitangazamakuru bitandukanye, ariko hano abafana banjye bagahora bambwira bati uzaze hano iwacu. Yego, none ndishimye cyane, ndanabasuhuje bose abanyarusizi n'abandi bose badateze amatwi. Abantu bakurikira Radio Rwanda bajya bakumva cyane. Yego rwose. Ukunze kuri kumwe n'uwitwa Jado Fils. Kenshi njya gutarama. Ujya gutaramayo. Ajya ntumira mu gitaramo. Yego. Na hari igitaramo rero dutarama ku wa kane, ariko ubuhanzi hano icyo ukora cyose tubihuriza mu cyitwa Friday Show. Tuguha ikaze. Iyo umuntu avuze Bucece, ni umusizi watangiye gusiga ryari, iyi nganzo watangiye kuyicengera ryari muri rusange? Natangiye gusiga ni kera cyane urebye, mu myaka ya 2003 niho byatangiye kugenda binzamo, nigaga mu mashuri abanza 2003. Icyo gihe natangiye kujya nandika utuntu tw'imivugo tudafite gahunda ifatika, ariko nagiye ngenda nkura ndushaho kubikunda, bizamuka mbikora neza kugeza ubwo noneho ubu nandika ibisigo n'imivugo bifite intondeke, kandi ubona biri ku rwego rwiza cyane ukurikije ukuntu biba byanditse. Wibanda ku bwoko bw'ibisigo Bucece? Uburyo ngewe nandika rero ni njyana isa nkaho ivuguruye mu buryo bwanjye. Ntabwo navuga ngo ni ubwoko bw'ibisigo niba, ahubwo ni ibisigo byibanda ku butumwa, dore ko intego yanjye ari ugusigira isi umurage w'ibihe byose.
gusigira isi umurage w'ibihe byose. yego nuko nandika ahanini nandika ku buryo bugamije gusigira abantu ubutumwa ndetse no kubasigira umurage w'ibihe byose nk'uko ariyo ntego yanjye. Yego yego uyu munsi iki gisata cy'ubusizi gihagaze gute mu Rwanda? igisata cy'ubusizi kirimo kiragenda gisa nkaho kizanzamuka. wasangaga mu myaka yashize yabanje abantu baribandaga ku by'imiziki isanzwe ariko ntibamenye yuko ahubwo ubusizi ari nabwo twakwita mama w'ubuhanzi bwose. icyo kintu nkunda kukivuga kuko abasizi twebwe turandika babyita gukompoza. buriya abasizi bitaba yenda nko kwirata cyangwa ukundi ntibabyumve nabi. abasizi buriya nitwe bahanzi nyirizina kuko buriya na zino ndirimbo bashyize imbere cyane ntibamenye ubusizi neza. buriya ni ibisigo biba byanditse mu buryo twakwita mu buryo babyita poetike mu buryo bwa gisizi buriya. Yego buriya igisigo nanjye nagikoramo indirimbo, nakoramo rap, nakoramo indirimbo injyana nyarwanda. igisigo rero ni indirimbo, ibisigo nizo ndirimbo buriya ahubwo nyirizina. uyu munsi turabona abafite babikora. yego rwose. ahubwo wa mugani muri ibi bisigo wagiye ukora ntago wowe wigeze wibanda kubikora muri ubu buryo bwa hip hop cyangwa se mu buryo bw'indi njyana ku buryo biva kuri ugenda bitondeka bikajya no muri iyo style uri kuvuga? nabyo nabishatse nabikora ariko ntabwo ndabikora gusa uburyo bivugitse nabyo uba wumva ari nk'iyo njyana. ariko hari icyo nari ntaravugaho neza buriya uburyo ibisigo bihagaze kuri ubu ngubu ni injyana irimo izamuka cyane, irimo irasa nkaho igaragaza nayo noneho ko ishoboye kandi inakenewe n'abanyarwanda bari kurushaho kuyikunda cyane. dore ko hari abahanzi muri iyi minsi nabo bazanikoraho bahimba indirimbo ubona zifite utuntu tudafatika ziganjemo ibyo twakwita ibishego. rero abantu bakuze banasobanutse baha agaciro ibisigo cyane kuko ibisigo nta musizi usiga ubusa. ngo murasiga bagasigara basigara gusa. nta musizi usiga ubusa. abasizi turakosora tugacyaha tukajya inama kandi mu buryo bwa gihanga rwose. n'abantu barabizi abasizi ni abahanga nyine bya gihanga. kuri bucece ubu ngubu umaze kugira ibisigo bingahe byamaze kuva muri ibyuma by'abazungu cyangwa se muri studio muri rusange? ubu ngubu ibisigo bimaze gukorwa neza muri studio nk'uko tubivugwa ni 3. ariko hari n'ikindi cya 4 kizashyirwa ahagaragara muri iyi minsi. nakoreye kwa producer Emmy hamwe n'indirimbo yindi nayo biri kumwe arimo atunganyiriza icyarimwe. igisigo gishobora gusohoka muri iyi minsi nko ku cyumweru cyangwa kuwa mbere cyitwa Gasaro kanjye bazacyumva. ubwo ni ibisigo 4 navuga 3 byamaze kujya ahagaragara n'icyo kindi cya 4 kiri muri studio. ariko hari ni byinshi nuko ntarabona uko mbitunganya byose ndabifite byinshi cyane. Okay. uri mu karere ka Rusizi n'ubwa mbere uhageze wenda tutaraza ku busizi bwaho mu burengerazuba muri rusange. kuri bucece n'ubwa mbere urugeze hano mu karere ka Rusizi cyangwa hari n'ahandi wenda waje nuko wabanje kunyura hano uravanga reka mbanze suza abo kuri RBA? njya mpanyura ngenda maze kuhaza 3. ubu ni ubwa 3 mpageze ariko nari ntaragera muri iyi studio. hari ahandi naho naje nzakorera icyo nakwita ni nk'igitaramo gito cyane muri kaminuza ya Kibogora. nzaba mpari ku cyumweru hazaba umunsi umukuru w'ibirori byo kwakira abanyeshuri bashya biga muri gahunda bita weekend holiday program. nzaba mpari n'injye uzasosorotsa imbaga aho muri kaminuza. Yego byabaye ngombwa rero ko mbitangerana hano i Rusizi. namwe mwanyemereye rwose umunyamakuru w'inyamibwa. urakoze cyane. ndabashimira cyane nyakubahwa Deo uri nyamibwa nshima. hari igisigo cyitwa nyamibwa nshima. nawe rero uri nyamibwa nshima. nishimiye rero kwitonza no gusuhuza ndetse no kugeza ku bakunzi banjye ubutumwa nyine buri muri ibyo bihanga. nagiye mbona ubutumwa bwinshi ahantu hafite abakunzi benshi. ubwo ababyumvisha neza uzataramira intore zizaba zije ku masomo ziga mu cyo twita mu gihe cy'ibiruhuko. hagati aho uyu mwuga cyangwa se iyi kariyeri y'ubusizi
iyo mugiye nko kuri stage cyangwa se gushyira mu bikorwa ibi bisigo byanyu cyangwa se mubibwira abantu no gusingiza no kugira gute aho ngaho mubisiga musigiriza ubundi hari benshi bazi ko hari abavuga bati ibisigo ntibikibaho kuko byaturwaga abami abatwari n'ingoma yego ubundi bakabagororera yego ariko hari umwanditsi nzongera nibuka izina rye nzasoma igitabo neza nzashakisha simwibuka hari aho yasobanura avuga ati ibisigo ntibiturwa abami gusa kuko ushaka kugitura inshuti uwo ukunda umuvandimwe n'undi wakugiriye neza aho ngaho niho mpera mvuga ko ibisigo bikiriho nubwo abami batakiriho n'izo ngoma zabo ariko ushobora gutura nk'igisigo cyitwa igikobwa uraza kugicuranga buri abantu baze kumva mba ndimo mvuga nyine nanjye uwo nkunda cyangwa se uwo muntu uzacyumva nawe akaba yagitura uwo azakunda icyo gihe yaba ari umwami cyangwa umwamikazi tubishyize mu gaciro uwo muntu afite yego ubwo rero nanjye ndasingiza nkanacyaha uri bucyumve nk'icyitwa ubuzima buzira kuzima mba ndimo nyaha nkosora ngira inama abantu muri rusange cyane cyane ubwo ni urubyiruko mba nibandaho icyitwa arancanga nacyo uraza kukiriho umuntu namubuze ifato namwizeho mureba hirya hino ni mwiza uruhande rwiza ahandi ni mubi namubuze ifato mpita mvuga umuntu arancanga igisigo nyine nkita arancanga ni ubutumwa nyine bugamije gucyaha gukosora no kubaka muri rusange umuburiye formule namubuze ifata ubwo mu kinyarwanda mpita mvuga ngo arancanga nagiye mu masomo menshi n'andi menshi buriya nize hari bimwe mu byo nize sinabibabwiye harimo n'amasomo ya filozofiya nize mu iseminari nize muri filozofi ku muburiye 2021 nari ndiyo hari amasomo menshi buriya filozofi bayiga ku muntu rero nize umuntu ndamubura hari isomo bita anthropologie ryiga ku muntu twayoboye igisobanuro cy'umuntu n'abo bahanga ntibaramenya umuntu neza nyirizina nanjye rero naramubuze mpita mwimba igisigo nkita ngo arancanga reka tunagihereho yego ntacyo bitwaye reka tugihereho tukigeze ku badukurikiye umusizi turi kumwe wabyumvishe ko ari bucece igisigo yakise arancanga ariko yavugaga umuntu turamufite muri studio reka tunaze twumve kuri iki gisigo cyiwe yise arancanga ngenda mureba nkabona byinshi yandeba nkabona byinshi bityo nkamwibazaho byinshi kuko musanga muri rwinshi aboneka hose nk'ishishi atandukanye n'ibirengwa byose afite ububasha kuri ibyo byose akabigenga aho ariho hose afite ubwenge kubirusha byose n'ubwigenge ku isi hose ariga akavumbura byinshi byiza akubaka agatura ahantu heza izo nyakatsi araziheza yageze mu midugudu ari neza ahora ashaka icyamuhaza iterambere mu masiyansi rirakomeye nka Hamasi rirakataje mu mpande z'isi ibyo byose birakorwa n'umuntu kubw'ububasha bw'Iyamuhanze ariko se kandi wowe unyumva ko nkubwira ko ncanga ujya ngo birasa umuhanga uzaga niyo kwa muganga urora imbaga ihamusanga erega nawe arabasanga akabakura mu manga akabasubiza mu buyanja bagatara akabakava ishyanga bamaze kurya imbiga ya muganga amagorofa ngayo n'inganda imihanda irubakwa n'imiganda ab'incaricari ntibahagenda abakomeye bose barahakunda kuri bo nta kijya kibahenda ibyo bagashira mu kirere abituma ageramo nk'ababere ahora yicuma ajya imbere maze akajya mu kirere muri we yumva afite amarere yigeze kwambara ibirere ntacyo akinga ku mabere kubona impuzu ari mahire none bafite amarere yageze mu iterambere ubanza ari byo bituma ncanga nawe ubwo akicanga yumva byose byamusanga imana nayo ikamusanga ngo afite byose ayirusha ubuhanga ariko se yiha agaciro ate akunda urwanka hari ihame kwifata kuri we n'ingume umubiri we ngo wo niteme atesona ateye iseseme agaciro karakiyambura kubera kwitwara nk'urubura ashaka ibisingiza atagira ibyo afite byose akabimara bikamupfura akamera uruhara ibyubu ndavuga ibintu umuntu ashaka bikamutanya n'umutaka ari abavuka ari n'ababyiruka bose babifitiye icyaka nyamara ntuseka arancanga singe gusa twese araducanga aho ariho hose ndahamusanga ni ikirumira habirazi gucanga umwirinda atakumena impanga muganira mwese mwemye munoganya byinshi mwese mwemye mu kanya gato akaba arimye agahinduka nk'igitemye akanyanyagira nk'ifu yumye niyo yaba mukuru wawe cyangwa se umubyeyi wawe ntihajya haburamo umuhwere akagutesha icyo uhawe ahorana inzara y'ibyawe nyamara ntuseka arancanga iyo umurebye ubona ubuhanga ibikorwa bye bigana imanga rimwe na rimwe arutwa n'injanga akegeta cyane nk'umuswa
ese ibyo bizaherera he ko mureba nka buri ngohe? Urukundo ntarwo nta mpuhwe, dore yabaye igihuhwe, uburanga ntabwo nta mpuhwe. Yarambiwe kuba ikiremwa ashaka kuba umuremyi, ko mbona yaje ari gatumwa atanashaka n'intumwa, ubu ntazaba ikivumwa. Arancanga nawe akicanga, aracanza afite amacenga, kumucengera biracanga, afite incenga n'amacenga, cinyanja igana umucanga. Agira neza akagira nabi, akunda neza akanga nabi, yubaka neza agasenya nabi, asenga neza agahakana nabi, agirirwa neza akagira nabi. Arerwa neza akarera nabi, akoreshwa neza agakora nabi, ahembwa neza akiba nabi, arara neza akabyuka nabi, agenda neza akagaruka nabi. Si ubusinzi si n'ubusazi, si ubusaza si n'ubusuherezi, si imisango si n'ubuseserezi, si ubuse n'ubusizi, ni ubusizi buzira ishozi. Afite imanga imujyana ishyanga, acenga imana agana iy'imanga, ni nyiramataza ahora abunga, arangara agana imanga, ni umugwagasa azagwa ishyanga. Asenga imana iramusanga, asiga isaya agana isonga, asuzuma isi asiga ibishunga, asigeho adasenyuka, ariko gucanga b'igisonga. Iyi nganzi ganzi isukirwe ihorana impamba, maze igwiza ingamba bityo ye kuzamba. Yari umusizi uhimbaye n'uruhongore rwaharazwe impundazo yo kuruhunda amahunda atoshye agahembura buri wese. Umuhanzi uhanganye n'ibihuga bihuha umuhengeri uhungabanya uruhongore, nkaharanira guhagarika icyo cyuho gihabanye. Umusizi usiga mu bisigo nkasigira inganza abatuye isi bagasusuruka bagasagamba bagasingiza. Nkaba umusizi wo mu rutema ruto kwa matera mato, Nzeyimana Dominique Bucece. Ngicyo rero igisigo yise arancanga. Yego rwose nibyo. Uyu ni umuntu wavugaga, umuntu ikiremwa muntu. Yego, ndabona igisigo cyiza wakoreye kwa Beat Pro. Uyu ni uwahe? Icyo cyakorewe i Rubavu muri studio yitwa RTV Music Studio. Ni Blue Beat Pro. Yego niho cyakorewe. Yego. Hanyuma n'ubundi wize ibijyanye n'ubumenyamuntu, uyu muntu kumumenya byarakugoye ku buryo uvuga uti reka mbikore kandi ari isomo wize? Umuntu yarancanze kuko umuntu ubundi igihe nashatse kwanga umuntu ngira imbogamizi yuko nanjye ndi umuntu, ariko umuntu naramurebye yarangoye cyane. Numva ari ikintu cyangoye cyane mu buzima ni umuntu. Mpita mvuga nti arancanga. Nibakubaza uburyo bucece Dominique avuga abona umuntu, muzavuge yuko ari arancanga. Aragucanga kuko icyo gisigo kirimo ubwo filozofiya cyangwa imyumvire yanjye. Yego. Yose ikubiye muri icyo gisigo arancanga. Uti nashatse kumwanga uwo muntu, nsanga nanjye kizo umuntu. Imbogamizi nagize nuko ndi umuntu. Byagusaba ko nawe wiyanga kugira ngo umwange. Nahise rero mpitamo gutuza nyine nkakunda umuntu nyine, kuko nta kundi nagira kuko nanjye ndi umuntu. Yego. Hagati aho ngaho turacyari kumwe na Sebucece Dominique n'ikiganiro cy'imyidagaduro Friday Show. Yego. Nkunda kubakoresha cyane iyo mbabonye. Yego. Aha ngaha ngiye kuguha iki gisigo, ndaguhe ubwo instrument ndahita gute mu kinyarwanda? Ashaka gukoresha ikinyarwanda nyacyo. Yego. kugira utaza kuncisha mu ijisho. Nta kibazo icyo cyose. Ndaza kuguha injyana wakoreyemo iki gisigo. Yego. Ubundi utangiyeho gato ikika cya mbere. Yego. Twagiye. Arancanga. Ngenda mureba nkabona byinshi, yandeba nkabona byinshi, bityo nkamwibazaho byinshi, kuko musanga muri rwinshi aboneka hose nk'ishishi. Atandukanye n'ibiremwa byose, afite ububasha kuri ibyo byose, akabigenga hariho hose, afite ubwenge kubirusha byose n'ubwigenge ku isi hose. Ariga akavumbura byinshi byiza, kubaka agatura ahantu heza, izo nyakatsi araziheza. Yageze mu mudugudu ari neza, ahora ashaka icyamuhaza. Amagorofa angana n'inganda, imihanda irubakwa n'imiganda, ab'incaricari ntibahagenda. Abakomeye bose barahakunda, kuri bo nta kijya kibahenda. Ariko se wowe yumva ko nkubwiye ko ncanga ugira ngo burasa umuhanga, uzaganire kwa muganga urore imbaga hamusanga. Erega nawe arabasanga akabakura mu manga, akabasubiza mu buyanja, bagataraka bakava ishyanga bamaze kurya imbiga ya muganga. Amagorofa angana n'inganda, imihanda irubakwa n'imiganda, ab'incaricari ntibahagenda. Abakomeye bose barahakunda, kuri bo nta kijya kibahenda. Yigeze kwambara ibirere, ntacyo akinga ku mabere, kubona impuza y'amahire, none bafite amarere. Yageze mu iterambere, ubanza aribyo bituma ncanga, nabwo akicanga, yumva byose byamusanga. Imana reka amusanga ngo afite byose yarusha ubuhanga. Ariko se yiha agaciro ate? Akundirwa nk'aho ari hamwe, kwifata kure n'ingume, umuwe ngo niteme, atesona ateseseme.
agaciro karakiyambura kubera kwitwara nk'ubura ashaka ibisingiza atagira ibyo afite byose akabimara bikamupfura akamera uruhara naho ngaho ni injyana yacyo urumva ko n'ubundi niwe ku munsi wo gutarama uzataramira abanyeshuri muri Kibogora muri kaminuza ya Kibogora ni ku cyumweru saa 9 ku cyumweru ejo bundi ku itariki 2 saa 9 kugeza saa 10 iyo dutumira abahanzi biratuvuna yego wamaki ubu ngubu basigaye ari nk'ibihumbi 500 wa wundi ubonye harya kera babyitaga ngo uwo ku mufungo ku busizi bihagaze gute kubona mu gitaramo biba byoroshye bihita binajyanira n'iki kibazo gukora ubusizi bishobora gutunga bikaba akazi ka buri munsi yego ku bijyanye no gutumira njyewe kuri ubu ngubu aho bantumiye nta mufungo nigeze mbaca ntaki ahubwo nkunda njyewe gukora ibitaramo no gukora nikorera ntagiriye ku nyungu nyinshi izavamo ahubwo ngiriye kujya gufasha imbaga y'abo bantu bankeneye yego iyo umuntu ankeneye mpita mbona yuko hari impamvu nkenewe bigahita bihuza n'aya ntego yanjye yo kubaho mu gihe ubu hari igitabo natangiye kwandika nise kubaho mu gihe Vive Darton kubaho mu gihe nkora neza kandi ibyo ngomba gukora mbikora muri icyo gihe mu gihe cyawe yego birumvikana ntihazabura ishimwe mpabwa ariko nta mufungo rwose ntabwo njyewe mu kazi mu murimo wanjye w'ubusizi harimo ibyo kugorana no kwaka imifungo ingana gutya bivuze ngo biroroshye kukubona mu gitaramo kumbona biroroshye mu gitaramo ariko nanone hari aho bigera hakazamo amahame n'amabwiriza muri kaminuza rero hariya hoho byari byoroshye ko najya kubataramira kubera yuko ni abantu b'intiti bajijutse kandi bagize amahirwe kujya gutaramira abantu nk'abo ngabo yego ibindi bikaza nyuma yego bita bimpa kukubaza n'umwuga gutunga ubusizi imbere twabigarutseho ko waturaga umwami igisigo akakugabira inka cyangwa akaguha agasozi runaka bitewe n'uburyo umuvuze ibigwi bye uvuze imbaraga afite ibigwi n'ibirindiro uburyo ukamutakagiza umwami akishima akavuga ati nibaguhe baguhe ishyo baguha agasozi runaka nibyo rwose uyu munsi biratandukanye kuko iby'abami ntabyo dufite bishobora gutunga muri ubwo buryo bw'ishimwe cyangwa hari ubundi buryo ibisigo nabyo byinjiza ibyo mbivuze niyo nk'ishimwe ariko n'amafaranga ndayaca mutabyumva gutyo ariko impamvu mbanje kuvuga ishimwe ni uko nta nyungu ahanini gendera ku butumwa yego kugutunga byo biroroshye cyane kuko ibirori n'ahandi hantu dutumirwa ni amafaranga nk'ubu ngubu nari ndi Muhanga ejo naraye nje nimugoroba mvuye Muhanga hari ubukwe nari ndimo aho hose haba hari ikivamo bishobora kugutunga rwose kuko abantu barabikunda cyane ndetse tukanatumirwa hejuru nta ibirori byinshi usanga mbyitabira sinkibaho aho mbarizwa sinkunda kwaba cyane yego byagutunga njye ndimo ndakureba muri studio nubwo wenda zitaraba uruyenzi ndavuga imvi ariko imyaka yo ntabwo ari mike umuntu urubyiruko ariko twumva akanya umusore cyangwa inkumi bakiri bato ushobora kumushishikariza kumenya gusiga yego rwose nabimushishikariza icya mbere ni ugukunda ibyo bintu iyo ubikunda unabasha no kubyigana bazabanze babikunda abo babishaka bagire n'abasizi bakunda nyine bajye banakunda kubyukumva iby'ibisigo cyane nk'ubara bajya bampamagara benshi mfite abantu benshi hano kuri telefoni yanjye barenga 2,000 b'abafana banjye n'abandi bambwira ko bankunda ubwo nyine byanze kunze bazaviramo no gukunda ibyo nkora yego urugero urabizi habagaho abasizi n'abikirizi abikirizi kenshi babaga ari abana b'abasizi batoraga ibisigo bya base kugira ngo base nibava ku ntebe y'ubusizi bazabisigarane barabitoye hanyuma ntibizibagirane nabo bagakurizaho gukomeza ari abasizi ariyo mpamvu rimwe na rimwe bavuga ko abasizi bavuka mu muryango umwe oya ntabwo ari umuryango umwe njye simbyemera ntabwo ari umuryango umwe kubera yuko ushobora gukunda ibintu cyangwa se ukabyiga nawe ukazabikora nta muntu wigeze avuka cyangwa ari umusizi cyangwa ngo avuke
aha ngo ari umunyamakuru ngo abanyamakuru bavuka mu muryango umwe ni urugero ubwo nari mvuze yego kwiga neza ni ukwigana ni ukwigana ubundi urebye kwigana ugafata impano yawe n'ibyo uzi n'ibyo wize ariko ugashyiramo no kuba wakwigira no ku bandi yego rero biroroshye nta ntore igenda yonyine uyu munsi abasizi b'igitsina gore bahagaze gute nk'umwe mu babimazemo igihe hari abasizi ndi gukunda cyane nk'umusizi nakunze muri iyi minsi witwa Murekatete afite igisigo yashyize hanze ahagaragara muri iyi minsi cyitwa mpindutse nte naragikunze cyane hari n'ibindi bisigo byinshi afite urabona ko bafite imbaraga barimo barazamuka bafite umurindi n'umuriri ba Dina Poetese abo bose ndabasuje na Murekatete uwo ba Karine ndamusuhuje umusizi Gihozo umusizi Umuhoza nabo bose n'abasizi bari kugenda bazamuka ubona bagerageza yego ndabasuje bose n'abandi basizi bose nk'umusizi Ntakirutimana ndamusuje cyane Tuyisengo Olivier ndamusuhuje Sekarama umusizi Elias n'abandi ntibutse ndabasuje bose yego turimo tugana ku musozo ariko abantu bakeneye kumva ibisigo byawe babisanga ku zihe mbuga nkoranyambaga cyangwa se uretse hano kuri radiyo kuko wabituzaniye tuba tubitambutsa mu gitaramo n'ahandi biri ngombwa ariko hari umuntu uri mu rugo ufite interinete ye cyangwa se ufite ihuzanzira ashaka kumva ibisigo byawe yabisangahe abo bose rwose bifuza kubyumva no kujya bahora babyumva bagiye kuri YouTube banibwe gukora ka kantu bita subscribe no kubisangiza abandi na like na comment umurundi aravuga ngo ni ugufyonda yego afyonde ku nzogera itukura yego YouTube channel yanjye yitwa Umusizi Bucece Dominique nitwa Umusizi Bucece Dominique kuri YouTube kuri Facebook nitwa Bucece Dominique Facebook page yanjye nitwa Umusizi Bucece Dominique kuri Instagram nitwa Umusizi Bucece Dominique kuri Twitter naho nitwa Umusizi Bucece Dominique no kuri telefone bashaka kumpamagara ni 0788 994 79225 reka nyisubiremo 0788 994 79225 yego bamwita Bucece Dominique n'umusizi dufite umwe mu basizi bakomeye hano mu Rwanda twagira amahirwe yo kumwakira urumva ko afite igitaramo ku cyumweru muri Kibogora ariko uyu munsi yavuze ngo reka nyure muri kiganiro cy'imyidagaduro Friday show yego mu bindi bisigo hano afite turagishyiramo mu kanya turimo tunamuherekeza ko amasaha yakuze ariko dushobora kwakira nk'abantu nk'abangahe tuba dufite abantu benshi baba bakunda abasizi bakire rwose mbumve ku murongo wa telefone rero niba hari icyo wifuza kubaza Bucece Dominique ushobora kuduhamagara kuri 0786664147 reka nyisubiremo ni 0786664147 turakira abantu babiri ku murongo wa telefone ubundi tubaho umwanya muganire na Bucece Dominique n'umusizi dufite hano muri studio umwe mu basizi bakomeye dufite hano mu Rwanda halo uraho neza Deo amukurikiye turamukunda cyane urakoze cyane kandi turakwishimiye muzajye kumureba muri Kibogora abataramire imbona nkubone yego ni jeza no kwinteko murakoze ati turamukunda cyane nanjye ndabakunda cyane rwose abantu bina halo radio Rusizi yego Deo bimeze bite amahoro ndashima Imana tumirwa wacu twamukunze cyane ubundi mumbariza urutuye cyitwa Bucece Dominique harya witwa ndeho njyewe merere ni Tuyishime Ernest Gabi merere hano ku cyitwa Tuyishime Ernest ariko ntabwo nitwa Bucece nyarwanda tuzi ko reka aragusubiza reka ngusubize vuba inshuti yanjye Bucece Dominique ni izina niyise mu myaka ya 2004
urabizi habaye imikino n'ubu ngo bijye bayitwa Kagame Sekafa Kagame Cup. Muri icyo gihe rero 2004 hari amakipe yaje gukinira mu Rwanda harimo Ulinzi yo muri Kenya, Zamalek, harimo abakinnyi rero b'abasitari bari bazwi cyane nk'uwitwa Tabula Mashamba, uwitwa Okitemba. Abana twagendanaga mu mashuri abanza nigaga mu wa 3 primaire, bakajya banseka ko nta kazina ngira nihimba kuko hari abigise ba Tabula Mashamba, abandi bita bo Okitemba bigana abo bakinnyi. Umunsi umwe rero nanjye nkajya nshaka kwita akazina nk'akagatete Jimmy, urabizi icyo gihe yaragezweho akazina kagufi ye. Nari nturi urusengero rw'abangirikani bari ruguru hejuru y'urugo rw'iwacu, bakajya baza kurimba ngo zenguruka karindwi we bucece wongere bucece. Nanjye nkumva bibaye gatete bucece, nkumva ni inyuguti zijya kungana nka gatete, nanjye bitavuga niyise bucece. Naragenda bibabwira izina ritari hejuru ubwo nyine, ubu ngubu bucece ryaramamaye nyine. Ariko bamuvandimwe burya yarafite ishingiro, izina ryavuye kure. Naho ngaho mbere yuko ibyo biba witwaga gute? Ubundi amazina yanjye ni Sabimana Dominique. Sabimana Dominique. Nkaba mvuka mu karere ka Bugesera, mu murenge wa Nyarugenge, ni hafi y'ikiyaga cya Sud. Ni naho nkorera hafi ya Nyamata mu murenge wa Musenyi. Nawe uri inkomeza mihigo? Yego, nigisha muri secondaire, nigisha Igifaransa, Icyongereza n'Igiswahili. Yego. Reka tunasoza no mu Bugesera twumva. Nanjye ndabasuje cyane, suhuje abo mu muryango wanjye bose n'inshuti zanjye zose zihari n'abo dukorana. Uba hariya Nyarugenge? Oya, si ndi Nyarugenge, ubu ndi kubi Musenyi, niho ndi mu centre ya Komesa. N'ubundi uracyari mu Bugesera? Ni mu Bugesera n'ubundi. Ariko iyo shyiramo ubuzima buzira kuzima bakumvaho, cyangwa igikobwa. Ubuzima buzira kuzima nibwo tugiye gusorezaho. Yego. Ahubwo ari ubutumwa wagenera abakurikiye Friday Show, n'icyo wabasaba muri rusange. Ibihangano byawe wabituzaniye ni bitatu, hari n'ikigiye gusohoka ku wa mbere nacyo uzakiduha, cyitwa Gasaro Kanjye. hari ubuzima buzira kuzima, nicyo tugiye kumva. Arancanga twamaze kucyumva. Ikindi cyitwa Igikobwa. Igikobwa uzakibumbishe, ni igisigo cyiza cyane gikora mu misango, mu bukwe n'ahandi. Igikobwa kiduheho. Igikobwa ishyira hako ka instrumental gato cyane, nivugeho igikobwa kiduha kapera cyo gikobwa. Yego rwose. Ugiye kukivuga neza se? Yego rwose, ishyiraho no rwose. Abakunda ibikobwa rero, yego, reka tutege yombi twumve. Yego, wasanga harimo n'imitoma cyane rwose, ntawamenya. Reka tugende ku gikobwa twumve agace gatoya kugira ngo twumve ubuzima buzira kuzima, tunaguherekeza. Natoyo ururabo ruhumura neza cyane, natoyo ururabo ruteye amabengeza. Igikobwa igikwerera, igisubiza bugingo, igituma mvuga imyati, igisubizo nahawe, igisangwa bashonje bagataha bamwenyigira hino ndore. Ndebe icyo kimero, ndebe uko ushibutse, ndebe ubuhangarure na yakuremanye, ndenga ubu busore, ndeshye na data ndare mu bagabo. Naje butore nahigwa mu gitaramo, ndugunkunda uko ndufite, nagukunze utabizi, nabigize ubwiru. Sibwo nabyeretse Imana, sibwo yabihaye umurongo, sibwo nateye urutambwe nsizana ngani wanyu, nsumirwa n'urukundo nasanze ubasumbye. Wabibonye nkikurora, waje usanga nkusanga, wahise ungwa mu byano, werurira umutima wawe, wowe ubwawe ko nkunda, wafashe umutima wanjye, wahise uwugira inganzo. Kibere nk'igikobwa, kibingenge cy'ibyishimo, kishisha bugingo, cyogere mu bakobwa, kirezi cya mama, kunda unyurwa uyu munsi. Unyurwa unyurira irembo, unyura abagushaga, ishitse amashyo mu yandi, uteshemo ababyeyi, ukamirwa ukamisha, usanze rudasumbwa. Dore igikobwa mpora ndirimba, dore igitego mbateze bahungu, dore igisubizo cy'igihe tumaranye, dore kibona umwe mbatanze kubona, dore irisimbi isiga ibi bisigo, dore igisambu yagenewe ifura, dore igisingizo mvuga ntatego. Tembo usanga juru ry'icyeza, teta mukobwa ubarusha ubwiru, tuzi usanze ruzira bwoba, tebuka usanga amashyo ukamisha, tumenye icyiciro twinjiyemo, tugira ibirezi ibitsina byombi. Ibindi bazakomeza babyumve, bajye kuri ya YouTube channel yanjye yitwa Musizi Bucece Dominique, barabibona byose. Abakoze cyane. Nicyo ubwira abadukurikiye muri aka kanya mbere ko tugana ku musozo? Icyo nabwira abadukurikiye ni ukurushaho kuntera inkunga, bashyigikira nyine
basangiza ibyo nkora ku bandi benshi cyane bigere no ku mpera z'isi, dore ko intego yanjye nyine ari ukugirira akamaro abantu, kubigira akamaro. Ikindi bakore ka kantu nyine nabaze mvuga ngo ka subscribe ndetse na comment kuri Sebucece. umusizi bucece Dominique Ako Sebucece ryaje gute? umusizi bucece Dominique sinzi nawe. Ikindi nabasaba bajye bansabira umugisha w'Imana. Amen. Jyewe mu mugisha w'Imana mba nishakira, basabira umugisha w'Imana. Ariko noneho n'umuterankunga abonetse byaba ari byiza cyane, nkabasha gukora neza ibyo nkora neza kurushaho. Bajye bantera inkunga kuri butandukanye. Urakoze cyane. Ndabakunda cyane. Yego. Arakoze cyane. Ni ikiganiro Friday Show, bamwita Bucece Dominique, akaba yatuzaniye ibisigo bye. Reka tumuherekeze turi kumva icyo yise ubuzima buzira kuzima. Hano ushatse kuvuga iki? Aha ngaho ubuzima buzira kuzima, nitegereje uburyo iyi si turimo n'u Rwanda rwacu tumeze, aho abantu batagifite icyo batinya, cyane cyane urubyiruko, ari imico mibi yateye n'iki. Ndavuga nti uwahimba igisigo nkakita ubuzima buzira kuzima, kugira ngo shinge inkoto muri iyo myitwarire idakwiye, cyangwa se mpagarike ndebe ko natanga umusanzu mu guhagarika iyo myitwarire idakwiye mu buhanzi bwanjye. Yego, reka tucyumve tugaruke dukomeza n'andi makuru y'imyidagaduro. Urumva ko twaduhereye mu gice cy'ubusizi. Turagushimiye cyane. Twari kumwe yitwa Bucece Dominique, wakoze kwitabira ubutumire bwacu. murakoze cyane, nanjye ndishimye cyane. Okay. Ikiganiro ni Friday Show, igisigo cyitwa ubuzima buzira kuzima. Reka tucyumve icyo gisigo. ubuzima buzira kuzima. Ubuzima bwiza turabushaka, ubuzima bwiza turabukeneye, ubuzima bwiza bushengererwe, ubuzima bwiza bushakishwe, ni bushakishwe budashwanyagujwe, burindwa gushakirwa manjwe. Ubuzima bwiza bushwekurirwe, ubuzima bwiza burasigasirwa, ubuzima bwacu bwisesagurwa, ni busagambe bubikambere, nibusukurwe busukirwa, ntibuseserwe n'ibisumizi, nibusigasirwe nk'umurinzi, busukurwe nko ku ruhimbi, burindwe igihe kwiva mu mungu. Ubuzima buzira kuzenzahazwa, ubuzima bwacu burindwa amatsa, ntibuzenzahazwe n'ibyonnyi, ibibucinyiza bikabucoca, nibyirindwe bicurirwa inkumbi. Yewe muntu unyumva, ari umukuru ndetse n'umuto, ko wahawe ubuzima n'Imana, ukaba ushaka kubutura ikara, waretse ukabutura Imana. Reka ubupfapfa n'ubupfayongo, reka gupfa uhagaze ngo wipfobye, reka gupfakara ku mutima upfuka ngo upfusheraho utazi urupfiro, upfurika amagaruho ibyone rwaho. Barabuze ubusambanyi uti simbikangwa, barabuze ubusinzi uti sinsuherewe, ubusugi bwawe ukabushora isayo. Bagushukisha amafaranga n'utundi tuntu bakubeshya, umubiri wawe ukaba ubwishyu, watoye ingendo y'ubupfapfa, ahadatinze urazirabomba. Ntizagutinya ngo uri mwiza, ubwo bwiza uratabuza biyende, ntizagutinya ngo